Umuntu ni iki? Umuntu we? Ngaho mwese nimwirebere ukuntu Isega yaje gusobanukirwa icyo umuntu ari cyo. Umunsi umwe umuhari wahuye n'Isega, urayibwira uti umuntu agira intege cyane. Nta nyamaswa yamukira itamuhenze ubwenge. Isega iti Ndewe mbonye umuntu rimwe gusa. Nukuri nahera ko musumira. Umuhari uti ejo uzaze nkwereke umuntu kandi nzamugufasha. Nuko bukeye mu gitondo Isega n'umuhari bijya kwicara ku nzira aho umuhigi yajyaga anyura iminsi yose. Bwa mbere hanyura umusirikare ushaje. Isega ibaza abamuhari iti uyu ni we muntu? Umuhari uti reka da, uyu yahoze ari we kera. Inyuma ya musaza haturuka umwana azamukurikiye. Isega iti umuntu n'uyu se? Umuhari uti reka da, we yazaba umuntu kera, ubu ntaraba we. Hashize akanya umuhigi ahinguka hirya afite imbunda ku rutugu n'inkota mu bitugu. Umuhari uti noneho umuntu araje, genda umufate, yewe nigiriye mu mwobo wanjye. Nuko Isega igenda igira ngo ifate wa muntu, imugeze iruhande wa muhigi ntiyatinya, ayikubita isasu hagati y'amaso. Isega ntiyabyitaho, izinga umunyu ikomeza kumusatira. Umuhigi arongera ayikubita irindi sasu. Isega irihanganira amwegera cyane. Imaze kumwegera akura inkota yayitemagura hose. Isega igenda ivirirana, isanga umuhari itaka cyane. Umuhari urayibaza uti mbega mwana wada, aho ntiwanesheje wa muntu? Isega iti ceceka, sinarinzi intege z'umuntu, niwe ugira intege z'ukuri. Ubwa mbere yenze inkoni yari ku rutugu, ayishyiramo umwuka yinturikiriza mu maso birantokoza rwose. Arongera ubwa kabiri abinturikiriza ku mazuru, numva bimeze nk'unteyeho amabuye. Arongera yikuramo urubavu rumwe ararunkubita, nari ngiye gupfa rwose. Umuhari uti erega umenya wahashye, ntuzongere kwirata ukundi rero. Mu gusoza nimureke nanjye mbibarize, ese wowe wakubaza ngo umuntu ni iki, wowe wamusobanura ute? Ese hari amasomo wabonye twakura muri iyi nkuru? Mushobora kuyadusangiza muri komenti. Nawe turabashishikariza gukora like, share na subscribe. Mwakoze cyane kubana natwe muri iyi nkuru, mureke tuzasubira ubutaha.